Shalom muvandimwe, Imana iguhe umugisha kuba ukanze kuri iyi video. Nshimiye cyane abantu bakomeze kudushigikira, abakaze subscribe, niba utari wakanda muvandimwe kanda aho hasi ujye ubona akanda kumenyesha ko twakoze video nje. Ikindi muvandimwe, niba utari wakanda kuri link iri aho hasi ya Bible Study Group, ikandeho uze uzubana natwe twiga ijambo ry'Imana ku wa gatanu saa moya za Finland. Muvandimwe, iyi video nyikoze kugira ngo mbasabe imbabazi. Hari amagambo navuze ubushize atari meza. Hari amagambo nasomye maze kuyumva, maze gusoma ijambo ry'Imana, nasanze yuko amagambo nakoresha atari meza. Hari aho navuze ngo ntiwagendera ku mahame y'abantu. Bibiliya ni byiza ngo wayigenderaho, ahubwo umuntu yagendera ku mahame y'abantu. Ibyo ntabwo ari byo. Iyi channel, uyu murongo ntabwo ubereye kwigisha abantu kwirwanaho. Uyu murongo ntubereye kwigisha abantu kwishakishamo ibisubizo. Umugabo iyi channel ntabwo ari channel nk'iz'abandi, aho umuntu akubwira ngo koresha amahame aya 3 nangahe kugira ngo par exemple ugire success, nyine ngo utere imbere mu buzima. Siko twigisha abantu. Iyi channel nk'uko ijambo rivuga ngo ni the word. Ijambo tuvuga ni Yesu, ijambo tuvuga ni Bibiliya, ijambo tuvuga ni ijambo ry'Imana. Nasanze amagambo nakoresha muvandimwe atari amagambo meza. Niyo mpamvu navuze ngo nkore iyi video. Sinzakomeza iriya siri twavuze ngo tuzavuga ku gitabo cya Dr. Chapman. Ni igitabo cyiza, uzagisome. Kiri mu Cyongereza, ariko hariho n'amavideo bagiye bakora asobanura mu ncamake mu Kinyarwanda icyo gitabo kivuga. Ariko ngiye sinzakora ayo mavideo kuko nabonye sinshaka kwigisha abantu amahame y'abantu. Nshaka kwigisha abantu amahame y'Imana bagenderaho kugira ngo bubake urugo rwiza. Niyo mpamvu turaganira uyu munsi ku mahame y'Imana akomeye twakoresha kugira ngo twubake ingo zikomeye. Muvandimwe, hari amagambo akomeye nshaka gusomera. Warayumvishije, ariko ntukarambirwe kuyumva, kuko ijambo ry'Imana nuryumva ukarigenderaho byanze bikunze rizagufasha. Kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite ubuzima, rirakiza, rihindura abantu. Umuntu wari umeze ukuntu rikamuhindura akaba umuntu mushya. Umuntu wari umusambanyi akavana mu busambanyi. Umuntu wari umunyabyaha ruharwa, wari umwicanyi, kubera kumvira ijambo ry'Imana yarahindutse. Muvandimwe, sinshaka kwigisha Dr. Chapman, sinshaka kuvugisha n'undi muntu, nshaka kwigisha Yesu Kristo wagufasha kugira ngo ugire ute wubake urugo rwawe. Mbere tugera mu gitabo cy'Abaefeso 5:22 ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko umugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ijambo bararyumvishije, manzi baranirambiwe. Ariko muvandimwe, nshaka kukwigisha uyu munsi nk'uko mu ijuru biri niko mu isi bigomba kugira ute, uko bigomba kuba. Niyo dushaka kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mago yacu, niyo dushaka ubwami bw'Imana buze mu nzu zacu, buze mu bana bacu, buze mu bagabo bacu cyangwa mu bagore bacu, niko tuzagendera ku ijambo ry'Imana tukakura, tukagendera kuri iri hamwe. Ni ubwiru bukomeye. Impamvu Imana yatangaje muvandimwe, Imana yemeye yuko abantu bororoka, siti kombaho bikomotse kuri papa na mama, yemeye kubaho bikomotse ku babyeyi babo. Nta kindi Imana yakoze. Umuntu akomoka mu muryango. Iyo muryango ni initiative, ni ikintu Imana yashizeho, ntabwo ari igipapuro abantu bishiriyeho. Imana yari binaniye kugira ngo umuntu mushya abeho. Yagomba gufata umusatsi wa Adamu ikawuhinduramo umuntu. Ntibyari binaniye gukora ubundi buryo, ariko Imana yemeye yuko umugabo n'umugore babaho nk'uko biri mu ijuru ngo bibe ku isi. Abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari umubiri we. Imana yemeye yuko umugabo n'umugore babaho, hakaba n'abana. Imana yemeye yuko abantu babaho kugira ngo babeho urugo. Niyo mpamvu kugira ngo tujye kubaka ingo nziza zikomeye, tugomba ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugira mu gitabo cy'Itangiriro 2:21 ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu
ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Uwo muntu abonye uwo mugore ngo aravuga ati 23, uyu ni igufa ry'amagufa yanjye, uyu ni akara k'amara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe n'umugabo. Tugaruke ku itorero muvandimwe, ngo Kristo ni umutwe w'itorero, nk'uko itorero ari umubiri we. Yesu ari ku musaraba, ngo niho itorero ryavutse. Nk'uko umugore yavuye mu mugabo, niko itorero ryavuye muri Kristo. Kugira ngo twumve rero, kugira ngo tugire ihishurirwa rikomeye muvandimwe, tumenye ko twakubaka ingo nziza, tugenda kuri paralele, tubagendera kuri ibi bintu bibiri. Twige ukuntu Kristo ameze, twige ukuntu itorero rimeze. Uko biri mu ijuru niko biri hano hejuru, niko bigomba kuba mu isi. Niba ushaka ngo ubwami bw'Imana buze mu rugo rwacu, niba ushaka kugira ngo tuba abagabo bakomeye, abagabo bakiye ku ihame ry'Imana, ku ijambo ry'Imana, twige kuri paralele. Ngo Kristo niwe mutwe w'itorero, umugabo niwe mutwe w'umugore we, ngo umugore agereranywa n'itorero, niwe mugeni, niwe Yesu azaza gufata itorero. Twige iyi paralele. Nk'uko Kristo yitanze, agapfira itorero, agapfira abantu, nuko n'umugabo agomba kwitangira umugore we. Bavandimwe, byanditse mu gitabo, byanditse 5:5 Efeso, abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Nushaka kwiga amahame ya Chapman, nushaka kwiga amahame y'undi muntu, azakwigisha ukuntu wakwirwanaho. Kandi muvandimwe, ukuntu wakwirwanaho n'umuntu undi muntu utazi Kristo yakwirwanaho. Ariko Kristo yakwereka inkomoko y'urugo. Bavandimwe, iyi telefone iri kubereka hano, iyi telefone maze kuyigura yaje ifite agatabo, yaje ifite katalogi, yaje ifite agatabo kakwereka ukuntu ikoreshwa. Par exemple, iyi telefone wasanga hari ukuntu wayikoresha ukumva umutima wawe. Par exemple, iyi telefone ukuntu wayikoresha ugapima amaraso yawe ukuntu atembera. Par exemple, iyi telefone wayikoresha ugakora ibintu bitangaje, bihambaye. Ariko nindafata umwanya ngo ufate ka katalogi, k'agapapuro, benshi dufata tukagata. Ubwo televiziyo nsha, computer nsha, k'agapapuro ragata, ntusumwe n'ibintu birimo. Bavandimwe, ikigaragara nuko benshi twinjira mu rugo tukamera nk'abantu baguze televiziyo nsha, bagenda bakandakanda, agakanda hano kugira ngo arebe icyo bikora, agakanda kugira ngo arebe icyo bikora. Tugerageza kugira ngo ugire ute ngo twubake kataloge y'urugo. Dore ni igitabo. Nutagendera ku ijambo ry'Imana ngo wige ijambo ry'Imana, ugende ku isoko ari Yesu Kristo, ugende ku isoko ariyo Mana, ikubwire ngo seti wubaka gutya, mugabo wubaka gutya, mugore wubaka gutya, nashaka kakiro. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryatwigisha ukuntu twagira ute twakubaka neza. Ibintu bingahe muvandimwe nshaka kubwira abagabo? Icya mbere ni uko umugabo ni umutwe w'urugo, uko twasoma. Ikindi bakunda kubikorera ngo paralele, ngo umugabo ni umutware w'urugo. Mwibuke yuko umutware, nk'uko biri muri culture ya Kinyarwanda, nk'uko biri muri culture y'abantu batandukanye, ni uko umugabo cyangwa umutware imbaraga afite, ubushobozi afite, icyo cyose yakora kugira ngo cyemerwe, ni uko aba yahawe autorisation, aba yahawe uburenganzira n'umwami. Mugabo, niba uri umutware w'urugo, umwami wawe ninde? Umwami wawe ninde? Cyangwa wibereye umwami wowe? Ngo mugabo ni umutware w'urugo, ariko uwo mugabo natagira umwami uba hejuru ngo ayobore, afashe amahame y'umwami, ayobore afashe indangagaciro z'umwami, ayobore afashe agendeye ku mabwiriza y'umwami, uwo mugabo azica byinshi
aho kugira ngo akize umugore we, aho kugira ngo akunde umugore, aho kugira ngo akize umuryango we, awereke Imana, azabereka ibindi bintu. Umugabo ni umutware w'urugo, ariko hejuru ye hagomba kubaho umwami. Umugabo uri umutware w'urugo, nibyo, ufite n'intebe, umwana ntiyayicaramo, umwana ntiyavuga, ufite intebe, uri umutware, nibyo, ufite n'imbaraga. Ariko Kristo natakubera umwami, Kristo natakuyobora. Mu Rwanda hari abami, nk'urugero, umutware akigumura, agashaka gukora kudeta, par exemple, agashaka gukuraho umwami, nk'uko byanabaye no muri Isirayeli igihe Dawidi yari ahari. Dawidi yatinze kuva ku butegetsi, maze abana be umwe arahaguruka ashaka gukora kudeta. No mu Rwanda byarahabaga, umutware akigomeka ku mwami. Uwo mutware yigometse ku mwami ntabwo aba afite autorisation y'umwami, aba yabaye igicibwa ku mwami. Niyo mpamvu abatware bamwe baraciwe bavanwa mu bwami. Irinde muvandimwe, wahawe urwo rugo n'umwami ari we Yesu Kristo, wahawe urwo rugo n'Imana. Ubwo butware wabuhawe n'Imana. Hejuru yawe hari umwami, umvira amabwiriza y'umwami, genda ku mategeko y'umwami. Icya kabiri, umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Bakobwa simbabwiye ngo muzashaka abapasiteri gusa. Hari igihe umuntu yabyumva nawe ngo sitatubwiye ngo tuzashaka abapasiteri, siko mvuze. Ariko umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Yobu igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere, twumva uyu mugabo ngo ninde. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Uyu muntu bavandimwe, igitabo cya Yobu situzi umuntu wacyanditse. Benshi baraspekura bakavuga ngo ni Salomo wacyanditse, benshi bakavuga ngo ni igitabo bavumbuye, situzi umuntu wacyanditse. Ariko icyo tuzi ni uko uyu Yobu yari umukiranutsi, n'Imana imutangira ubuhamya ko ari umukiranutsi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000. Yari umutunzi ukomeye, yatunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'imfizi 500 n'abagaragu benshi cyane 7,000 n'imfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Katavuga ngo mu gihe cye Yobu yari ameze nka Elon Musk w'iki gihe cyabo, Yobu yari ameze nka Bezos w'iki gihe cyabo, Yobu yari ameze nk'umuruzi w'umukire w'umuherwe ukomeye. Ngo ariko cyongeyeho muvandimwe, ari umukiranutsi. Ngo Imana yaramureba, Imana ikavuga ngo dore umukiranutsi wanjye, umuntu nkiranukira, ngo yirindaga ikibi. Ibuka ijambo navuze muvandimwe, ngo umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Twumve umurongo wa 4, ngo kandi abahungu be biramiraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangirana nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, iyo akabatumira ngo abeze. Bavandimwe, ni ryari uherutse gusenga? Umugabo uri kundeba, ni ryari uherutse kwicaza umuryango kugira ngo twige ijambo ry'Imana? Ni ryari uherutse gutanga igitambo cya mu gitondo? Ni ryari uherutse gutanga igitambo cya nimugoroba? Ni ryari uherutse gusengana n'umugore wawe? Ngo Yobu ngo abana 10, Yobu yari umutunzi, ntacyo yari abuze. Si nkatwe tuvuze byinshi, yari umutunzi kandi akiranukira Imana. Ngo maze ngo Yobu ngo abana be ngo akabahamagara ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yaravugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo.
uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Umugabo usubira mu nshingano zawe. Umugabo ni umutware, afite imbaraga, icyo avuze kirakorwa, afite authority, ni umuntu ukomeye mu rugo. Iyo authority ufite ikoresha mu buryo bwiza. Umvira wa mwami uri hejuru wawe, umwami arakubwira ngo sengesha urugo rwawe, shiraho igihe cyo gusenga. Nutabikora muvandimwe, uzaba wicaye ku bombe, uzaba wicaye ku kintu kizaturika utabizi. Satani aradutera, Satani twifuriza ibibi kugira ngo tumutsinde. Tugomba kumutanga tukamutera mbere yuko dutera. Muvandimwe, icya gatatu ni uko umugabo ategekwa gukunda umugore we. 25 wa Efeso 25, abagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ngo ahubwo ribe iryera ridafite inenge. Umugore ugomba kumukunda, umugore ugomba kumutwikira, ugomba kumurinda, ugomba kumwitangira. Nk'uko biri mu ijuru, tukagomba kuba ku isi. Niba ushaka ubwami bw'Imana mu rugo rwacu, nk'uko biri mu ijuru, tukagomba kuba ku isi. Yesu yakunze itorero aryitangira. Umugabo, itangira umugore wawe kandi umukunde. Icya kane cyo cya nyuma, umugabo ni umurezi w'abana be. Umugabo ni umurezi w'abana be. Kubera kubura igitsure cy'umubyeyi, kubera kubura igitsure cy'umugabo, kubera kubura igitsure cy'umubyeyi, abana benshi bishoye mu bitari byiza kandi bagute bari kuzabirenga. Umugabo uri kundeba, igihe ugomba kwibuka nuko uburere uha abana bawe, igitsure bashiraho akizatuma baba abagabo mu gihe kizaza. Samweli yakoze umurimo ukomeye. Hari n'abapasiteri muri iki gihe bakora imirimo ikomeye yo kubikarangira abana babo bavuyemo abasinzi, bavuyemo abasambanyi, bavuyemo abantu bakoresha ibiyobyabwenge, kandi bagize igihe gihagije n'ababyeyi babo. Muvandimwe, wumvishije ijambo rikomeye, wumvishije inshingano zawe. Umugabo ni umutware w'urugo, ariko hejuru ye hari umwami. Uwo mwami ni Kristo cyangwa umwami ni Satani. Shakisha umwami ari we Kristo. Shakisha ijambo ry'Imana ari ryo ugendera. Twavuze ngo nk'uko mu ijuru biri, niko ku isi biri. Twumvishije ngo umugabo ni umutware, twumvishije ngo umugabo ni umutwe w'umugore we, ariko uwo mutwe ugomba gutegekera muri Kristo ari we mwami w'abantu. Cya kabiri, umugabo n'umutambyi wo mu rugo rwe. Umugabo amushyiraho igihe cyo gusenga, amusengesha urugo rwe nk'uko Yobu yabikoraga, agasengera abana be. Muvandimwe, fata igihe ubwira abana ngo nimuze dusenge. Niba umwana yumve se ari gusenga, yumve mama ari gusenga, uze wikora buri munsi. Muvandimwe, nuko tutabijyamo ngo ibintu birebire. Ahantu Aburahamu yageraga hose yashaka igicaniro. Ageze i Berisheba hashize igicaniro, ageze ahandi hashize igicaniro. Muvandimwe, nawe shinga igicaniro mu rugo iwawe, gishinge muri saro iwawe, bibe ikintu gihoraho. Nimugoroba muze guterana n'abana banyu, musome ijambo. Nushake ntabwo ugomba kuba umupasiteri. Nushaka uzafungure Bibiliya, ufungure ahantu utazi. Nk'urugero, ahantu ufunguye ngo Mose abaza Imana, ningera ku Bisirayeli nkabwira nti Imana yasokuruza yantumyeho ngo ninde, ngo yitwa nde, nzabasubiza iki? Ugasoma aho hantu kuvuga ngo Imana ngo yitwa ndiho, ngo ndiho, ngo uwo ndiwe. Muvandimwe, simvuze ngo ube uri pasiteri, simvuze ngo uzi ijambo ry'Imana. Gira aho uhera. Ereka abana bawe Imana ni wowe bafite. Uri umutware, tekera muri Kristo kandi garura ijambo ry'Imana mu rugo rwawe. Cya gatatu, muvandimwe, nuko twavuze ngo umugabo mukunda umugore we. Kunda umugore wawe umwitangeho Kristo yitangiye itorero.
icya nyuma ko umugabo ari umurezi w'abana be. Muvandimwe, ntubure, abana baragukeneye. Niba ufite abana baragukeneye. Hari igihe wavanga abana bari kure, ndahantu ni muri Afurika par exemple, abana bari mu Buraya, bari mu bihugu bitandukanye, ariko umenye yuko inshingano yawe y'umubyeyi yo kuba umurezi w'abana bawe ntivaho. Abana bawe bakurikirana, babaze ngo bameze bate, babaze ngo ibyo baba barimo ni ibiki, kuko muvandimwe ni inshingano yawe. Ngo umugabo ni umurezi w'abana be, ntabwo twibwira ngo umugore ntuzarera abana. Ariko muvandimwe, ikigaragara ni uko umwana wagize uburere bwiza yahawe n'umugabo, cya gisore cyane kirinda umwana ibibi byinshi. Ndangiza muri Matayo igice cya 7, Matayo 7 umurongo wa 24, amagambo akomeye. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imvura iratemba, umuyaga urahuha, byose agiye kwita kuri ya nzu, ngo ariko inzu irakomera ntiyagwa. Byose agiye kwita kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Ngo ariko utarumva aya magambo azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imvura iratemba, umuyaga urahuha, byose agiye kwita kuri ya nzu, ngo iragwa, kandi buba kwagize ute, kwabaye kunini. Muvandimwe, reka dusengere imiryango, ariko ngusaba kugira ngo umunyabwenge wubatse ku rutare wakire kuri Kristo, wakire kuri iri hame y'uko urugo ni urwa Kristo. Uri umutware, uri umugabo, ufite imbaraga, ufite influence, aho nahawe icyo wavuga cyagenda. Tekera muri Kristo. Niba warategetse bikanga, garura umuryango wawe wose, uzanire Kristo. Ubugereye Kristo byarananiye, abana barananiye, mu rugo ntitumeze neza, mu rugo duhora ari amakimbirane, ntitwumvikana. Ndategekeye mu mubiri, ntegetswe n'umwami ntazi, ndakwihaye, tegekera muri ngingo. Ni wowe mutware, fata ubwo butware ubugomorere Kristo, tegekere muri wowe. Reka dusenge. Imana yacu, tugushimiye kubw'imiryango, tugushimiye yuko wemeye yuko imiryango ibaho, tugushimiye Imana yuko watugize abantu binyuze mu muryango. Mana, gendera imiryango ifite ibibazo, Mana, gendera uyu mugabo ufite ibibazo, reka Mana umuhe Mana kumva yuko bitari byaremewe. Reka Mana umufashe kugira ngo ategeke umuryango we, awutegekere muri wowe. Kristo muhe umutima ukomeye, Kristo muhe umutima ukunda umugore we, Kristo muhe umutima ukunda abana be, Kristo muhe umutima uguma ukarera abana be. Reka Mana ugenderera imiryango, genderera abagabo cyane Mana, nk'uko twize Mana ngo n'abatware, ngo ni umutwe w'umugore we, n'umukunzi w'umugore we. Reka bose Mana bagenderera, bashyiremo umutima w'urukundo, umutima wo gutekera muri wowe. Reka imbaraga zawe zibane nabo, kubarinde, gendera abafite ibibazo Mana bakemurire. Satani atsindwe, wigaragaza mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Amen.